neza bakundwa inshuti zacu dukunda kuganira, duhora tuganira. Hari abantu benshi bamaze iminsi bambwira ko bakumbuye ibiganiro byanjye. Narababwiye ngo niyo yaba ari umuntu umwe cyangwa babiri bumva ikiganiro bakanyurwa, ubwo ikiba cyamanukiye kunyuramo cyangwa se message mba ntanze iba yagize akamaro, kuko n'umuntu umwe iyo akumvishe akanyurwa n'icyo yumvishe biba bihagije. Uyu munsi rero mu magambo makeya, murabizi ko nkunda kuganiriza abamama mu muryango, abamama muri famiye, kuko njyewe naje kureba nkoresheje ubwenge bwanjye n'ubuhanga ndetse mbikoresheje no mu bwitonzi nkareba. Nasanze umugore cyangwa se umumama akomeye cyane, ari umusingi ukomeye mu muryango. Bituma nkunda abamama, bituma nkunda gukora ikiganiro nshingiye ku bamama cyane, atari uko ndi umumama ahubwo ari uko nabibonyemo ikintu gikomeye, bigatuma nshimira Imana ko nanjye ndi umubyeyi, ndi umumama. Mu miryango yacu rero niho tugiye kujya. Buriya ikintu gikomeye ku isi cyiza nabonye ni umuryango, kugira famiye, abantu bunze ubumwe, abantu bahujwe n'amaraso, abantu bahujwe n'urukundo, abantu bahujwe bakisanga bari kumwe. Ni ikintu gikomeye cyane kandi ni ikintu cy'agaciro ndetse n'ikintu cyo gushimira Imana. Rero iyo uri mu muryango, iyo uri muri famiye, biba ibintu byiza. Mu muryango Imana iha abantu umuryango, mu by'ukuri usibye papa na mama bakundana, bakagira inama, bagahuza urukundo mu mahitamo yabo, hanyuma bagahitamo kubana, bagashakana ndetse bakabyara. Abana babo nta n'umwe ugira amahitamo yo kuvuga ngo reka tubyare Sara, reka tubyare Diane, reka tubyare Louise cyangwa se Damuru, gutyo nyine amazina atandukanye cyangwa Rebeka gutyo. Baratwita bakabona haje umuhungu, bakicara bakamureba bakitegereza, bati tumwise Rukundo, bati tumwise Aime, bati tumwise Louis. Uwo mwana ntibabazi ngo azaba iki, azakora iki, ntibabazi ngo usibye ko yavutse asa n'akanaka, arakura bikagenda bihinduka, akazafata image ye y'uko Imana yamuremye, agafata ubwenge bwe uko Imana yamuremye. Ntabwo aza wenyine, nubwo harimo ababyara umwe, buriya naryo ni igeno ry'Imana, ariko imiryango tuzi ntabwo habamo umuryango umwe, habamo abana 3, 4, 7, 10. Iyo rero bunze ubumwe bari mu muryango, cyagiye baba batarashaka bakiri batoya, umuryango bususurutse, umuryango umeze neza, ndetse buriya bavuga ko urugo rukomeye ari ururimo abana, ndetse abana benshi. Kuko iyo umuntu afite abana benshi atabaye wa wundi bya bindi by'iki gihe, muri iki gihe urabona ko isi yahindutse, abantu basigaye basigana, madamu wanjye ntakora, mugabo wanjye ntakora, ibiki n'ibiki. Ariko ubundi nk'inshingano umugabo yarakoraga agashyiramo imbaraga nyinshi, agashakira urugo. Maze rero kubera ko yabyaye abana 7 cyangwa 8, 12, murabizi barababyaraga, bigatuma akora cyane, n'umugore we akamufasha mu gihe acutse kubyara cyangwa se mu gihe afite imbaraga akamufasha. Uko bakora cyane bakorera abana, niko ya migisha y'abaniza, maze ugasanga rwa rugo nirwo bitaga urw'abakungu. Babana iyo bamaraga gukura nabo bagakora, bagafasha ababyeyi, noneho bikaba akarusho. Rero si icyo ngamije cyane, ahubwo icyo ngamije cyane ni urwa rukundo na bwa bumwe, na kwa kwitanaho, na kwa gufashanya kuba mu muryango. Mu by'ukuri aba ari ibintu byiza, abana bagakura bagakundana, baturanyi bakagira n'inshuti, bakajya ku mashuri, umuryango ukiyongera. Buriya iyo umuntu agira inshuti, umuryango uba wiyongereye.
ukabona njyewe mfite inshuti z'abakobwa 4, abahungu 3 se kuko twiganye, harimo na mwarimu wanjye wenda na diregiteri arankunda, kwa muganga wenda nabonye undi nyikundira, twari turi ku kibuga cy'indege undi arankunda. Burya bari abantu bubazana mu rugo, umuryango uba wiyongera, ugasanga wa muryango w'abantu batanyije ari 2 abyaye abana 4, ariko ba bana barakuze barashatse babyaye abandi bana, hazamo n'inshuti, ubirebera ku gihe bakoze nk'ubukwe. Igihe bakoze nk'ubukwe uhita usanga umuryango ubaye munini cyane, abantu bakaba benshi, abantu bakiyongera. Hanyuma rero ugahita ubona yuko umuryango wabaye munini, wabaye mugari, buriya bari abantu bose aba ari umuryango wawe. Rero ndagira ngo murebe, mwitegereze, murebe ukuntu iyi si yacu ahantu iri kwerekeza, umuryango uri gucika. Umuryango nta nubwo noneho hari amacakubiri, kuko iyo kintu cyabaye amacakubiri ushobora kucyunga bikoroha. Byabaye amacaga 5, 6, 10 ni amacagagurike, ku buryo no kunga niyo wunze umwe n'undi, undi hirya biradogera, hirya bikongera bikadogera, bikajya mu babyeyi bikadogera, bikagira mu baturanyi bikadogera, ugasanga umuntu umwe yanze undi, amwangishije undi, birakomeje, kandi kera na munyangire ntiyabagaho. Uwarazaga tukaba tuzi ngo washwanye na kanaka, hari ikintu mwapfuye, ese byashoboka ko tubunga? Ese byakutewe n'iki? Ni ishyari? Ni urugomo rwabayeho? Ni imyumvire mibi se? Cyangwa ikintu cyabayeho cyabaye wenda nko guhubuka cyangwa kwibeshya? So rero ni ukuvuga ko mu buzima bwacu bwose bwa buri munsi, ndashaka ko tureba ukuntu umuryango urimo gucika, kandi uko umuryango uri gucika niko abantu bari gutana, ubwenge burimo kugabanyuka, kuko buriya muvoma ibamo abantu kugenda bahura, baganira, bahuza ibitekerezo, bahuza imbaraga, bafashanya. Buriya nta muntu wigira. Uko umeze n'uko ubayeho uyu munsi, hari ahantu byavuye. Hari umuntu wabirebeyeho, kubw'ubushobozi wari ufite uragenda uramwigana biremera, cyangwa se hari umuntu mwahuje ibitekerezo, yumva ufite ibitekerezo byiza, agukorera ku mafaranga cyangwa se agukorera ku kintu runaka, guhitaka cyangwa guha umurima, ati shyiramo bwa bwenge turebe. Birazamuka bigera kure. Nta muntu ujya wigira, buri muntu wese agira umufasha ukuboko. Ibyo rero muri iki gihe biri gucika, bimeze nk'ibyanarangiye, buri muntu ari kwimenya, hagezweho ngo kwimenya, hagezweho ngo kwirebaho, bya bindi byitwaga umuryango, gufashanya, guhugurana, kubana hafi, byararangiye. Hari abantu njya numva avuga ngo umuryango ntacyo umaze. Njyewe kuri jyewe ku giti cyanjye umuryango ufite icyo umaze, kabone naho naba ntawurimo, ntahari, ntawicayemo, mpfa kuba nzi ko mfite umuryango. Hari igihe kigera rwose umuryango ukagufasha, niyo wumva ucecetse muri wowe wibereye nko wenda tuvuga abantu bashatse, hari ukuntu tuba bize, ukajya mu muryango wawe ukajya kuwitaho, ukabura n'ukubona umwanya usubira mu muryango wawe, ukajyaho rimwe mu mwaka. Ariko iyo utuje uba wumva ufite abantu ku ruhande, uba wumva ushyigikiwe n'abantu ku ruhande, kuko ejo n'ejo bundi urabakenera mu byago, urabakenera mu birori, urabakenera mu burwayi. Hari igihe urwara ukabona ukeneye umuryango. So mwitegereze neza rero, murebe ukuntu umuryango uri kugenda urangira, uri kugenda ushira. Ntabwo bivuze ngo niba waravuye mu rugo, papa na mama, warashatse, waragiye ngo ugaruke wiziringe mu rugo, ugume mu rugo. Oya, ijambo ry'Imana avuga ngo iyo umuntu yashatse asiga se na nyina akajya kubana n'uwo yakunze akaramata. Aragenda bakabana akaramata, bakabyana, bagakora umuryango, ariko usubirayo mu bitekerezo, mu biganiro, mu bukwe, mu bufasha, uranabakumbura ukajyayo, ugahorana n'abavandimwe bawe mukagumana. Buriya ni uko nyine birimo kugenda bipfa. Ubundi umuryango niwe wa mbere ugufata, uri mwiza, uri mubi, uri ikigoryi,
uri igicibwa se, uri igiki, kereka iyo uri umuntu wananiranye birenze. Ariko inshuti zino tugenda tubona, tugenda dukura hirya no hino, duhuzwa n'akazi cyangwa n'iki, hari ikintu gikoma rimwe bakagenda kandi iyo bagiye ntibagaruka. Ariko ikintu kikwereka ko umuryango ari mwiza, umuryango uhoraho, umuryango ntaho ujya. Iyo witwaye neza uragaruka. Niyo wakwitwara nabi rega bakwakira bitotomba ariko uri uwabo. So rero ndashimira Imana ko nanjye mfite umuryango mvukamo, nkagira n'umuryango Imana yampaye ku giti cyanjye, abana. Ejo n'ejo bundi bizakomeza ngira abuzukuru n'abuzukuruza. Rero umuryango ni ishusho yo mu ijuru. Mu ijuru naho haba famiye, haba umuryango, ari naho turirimba, dusenga, twifuza kuzajya tugasubira muri wa muryango mwiza. So rero ndagira ngo mbabwire ngo uko mukora umuryango mwiza hano ku isi, uko ukora famiye nziza hano ku isi, buri ushobora no gukora umuryango atari ukuvuga ngo abantu muvukana mu nzu. Hari n'ukuntu wongeramo n'abandi, abantu bakaza bakakubera inshuti, bakakubera imfura, bakakubera umuryango bambi. Ntibivuze ko bari abantu bazaza ari abaziranenge. Bafite utudefo twabo, bafite udufuti twabo, bafite utubazo twabo, ariko hari ukuntu mubijira mukabihuza abantu b'abanyabwenge. Bari abantu bakaza bakaba umuryango wawe bitewe n'uko mwahuriye kwa muganga, mwahujwe n'ubufasha, mwahujwe n'ibirori. Hari ukuntu abantu bahura mu buryo butandukanye. So rero iyo ukoze umuryango, famiye nziza hano ku isi, neza neza buri ikimenyetso cy'uko nawe uzinjira muri wa muryango mwiza w'Imana, wa muryango mwiza wo mu ijuru. Rero uko udurumbaganya umuryango wa hano ku isi, ukabona ntacyo witayeho, ari uwo mwashakanye ntacyo witayeho, ari abavandimwe bawe ntacyo witayeho, ari abaturanyi ntacyo witayeho, icyo gihe menya ngo n'umuryango wo mu ijuru nawo urimo kudurumbagana, ntago wemerewe. Rero mureke dutuze, dutekereze kabiri, twibaze neza ku muryango, turebe impano twahawe mu muryango, turebe icyo twakora kugira ngo tubyutse ubumwe, tugarure rwa rukundo muhora mwifuza. Abantu mva ngo kera hariho abantu, natwe turi abantu bakomotse kuri ba bandi. Ntabwo twakomotse ku biremwa bindi bitazwi, ni bari abantu beza twifuza twakomotseho. Nidukomeza rero kuvuga ngo kera hariho, no, reka natwe ahubwo tubikumbure, tubyimenye, tubyiminjiremo, tubirwanirire. Ntituvuge ngo reka twisure, twipape, twimame. Ndabizi neza ko hari igihe nawe uri kunyumva ujya ugeramo ukumva wifuje umuntu wakuba hafi, wanagutega amatwi, mwanaganira. Buriya niyo umuntu aguteze amatwi akaguha umwanya we, buri uriya muntu aba ari ingenzi mu buzima bwawe. So mu magambo rero ntageze kure, Imana nibishaka tuzadukomeza tugende tuganira, nubwo gukora video bidakunze. Ariko cyambere nuko ari ikiganiro, babyeyi, bamama, nitwe nkingi ya mwamba yo gufata umuryango ngo utaducika. Umuntu mbere y'uko umurekura, banza umenye ngo uyu muntu ndekuye murekuriye iki, uyu muntu ndetse byari bikwiye, ese uyu muntu yaje ubundi gute mu buzima bwanjye, ese uyu muntu ni irihe somo aje kunyigisha cyangwa se yanyigishije mu buzima bwanjye, ese murekuye birangiye. Hanyuma nurangiza wibaze, uhitemo kumureka cyangwa se uhitemo kugumana nawe. Ariko inama njye nakugira ni uko utazamureka. So abantu ni beza, abantu kandi ni babi, ariko ububi bw'abantu buba burimo ibikorwa biturutse ku mwanzi wacu uturwanya buri munsi, ari we Satani. Kuko ubundi abantu twaremewe kubaho mu mahoro, kubaho mu neza.
rero nta kindi kintu kizagukomeretsa atari umuntu, nta kindi kintu kizakubaza atari umuntu, kandi nta kindi kintu kizakunga atari umuntu, nta n'ikintu kizongera kukuba hafi atari umuntu. Uriya muntu rero aba yakoranye n'Imana, aba yabaye inzira y'Imana, kandi nanone se cyangwa uriya muntu aba yabaye igikorwa cya Satani, inzira ya Satani. Cunga sana, dusenge, duhe Imana umwanya munini cyane iganze muri twebwe, kuko niwe se w'umuryango, aduhereza ubundi bumenyi n'ubundi bufasha kugira ngo dukomeze tugire umuryango mwiza. Ariko nshoje mbabwira ngo babyeyi ba mama, nimwe mbabwira cyane cyane twite ku miryango yacu, ariko tuzanamo n'abantu, kandi burya uzanye umuntu umwana aramureba akamubona, kandi uriya muntu ntuze ejo n'ejo bundi uko buzacya bimeze. Hari igihe ari marayika waje mu muryango azabafasha cyangwa azabatabara ku kintu kimwe cyangwa ikindi. Murakoze cyane, numvaga ari icyo kiganiro, tuzagikomeza. Umuryango ni munini, umuryango ubamo byinshi, umuryango ni mugari. Nkaba nsuhuza n'umuryango wanjye aho uri hose, inshuti zanjye, abaturanyi banjye, buriya nabo baba ari igikingi cy'umuryango, kuko ijambo rivuga ko umuturanyi aruta umuvandimwe uri kure. Ubwo rero n'umuturanyi nawe aba ari mu muryango. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, mukomeze mubitekerezeho. Nubwo bimeze nk'ibidashoboka, nubwo bimeze nk'ibikakaye cyangwa ibigoye, ariko umuryango ku isi ni igishushanyo cyiza cyo mu bwami bw'ijuru. Bye bye.